Hagarara. Wese yanyeje iyo zanteje ni nkera. Nakaje bagibye yankore. Urabyibagiwe. Uri bagibye yankore. Ntongeye kumfotora. Iza telefone yanjye. Ntongeye kumfotora. Kubera siki? Iza telefone yanjye. Itegeko ntabwo rigira amarangamutima. Iyo urigishije kugurura kandi reka buriya hari yari birimo biramugorora kugira ngo asubire. Ukomeze gutunza kugira ntabwo rasida nyewe. Ndakwiyamye ntukansubire. Nundi munsi ndakwiyamye. Asuma mpa ngoro bisa rwose sushe. Kuna kubwira ko natari yanjye urashaka iki kintu. Kandi kubwira nukomeza guhangana nanjye ndahangana kandi ya kuvuga no gutaruka gusa urakoze cyane urabona cyagiye umamagara kuri telefone ntabwo nakwibukaga neza ni mpamvu nagusabye kugira ngo duhure tuganire cyane ko ari bambwiye ko ufite amakuru akomeye right okay rero mfite amatsiko rero ayahe makuru akomeye rero mfitiye gusa nta gikomeye kirimo gusa nyine nabonye uri umusore mwiza utuje mbona utakiroha mu manga nkubona manga ushatse kuvuga iki numvise ko ufite ubukwe ariko uwo mufitanye ubukwe ntabwo ari umuntu ni shitani yes nabonye uri umunyakuri utuje mbona ntabikubwiye wazagaza inshuti zawe hey zamda okay ndagushimiye nyine yari amakuru wagomba kuma sibyo kandi ndanagushimiye ariko gusha ku ngingo nyine umbwire neza kuko ukurushaho gucayira ucayina urimo urushaho kumva ngo what do you mean Dudu ntabwo ari umukobwa kubaka Dudu ni indaya kwigurisha nibyo bimutunze we na Kisi rero nari nzi ko azatuza ubwo yakubonye ariko barakinjiza abagabo kuroderega bagushyize ishashi mu maso Dudu uriya niwe ukundana na Jackson bakubeshye ko Kisi ari we wa Jackson akoze ayo makuru kuko uvuga urisire kuko ayo makuru kuvuga njye ndi serious Jackson yavuze yuko utazamwubakana ngo ntabwo uzamurongora na Dudu ushaka ko Jackson ari uwa Dudu bagushyize nyine ishashi mu maso bakubwira yuko ari uwa Kisi tekereza neza ushatse kumbwira ko ayo makuru umaye nibyo koko urisire ko amakuru umaye uyafitiye gihamya urabizi neza amuribi ndabizi neza njyewe neza si turi inshuti none se ubwo urumva Dudu ari umukobwa wo kubaka urumva wamushaka Chérie. Allô? Oui. Ese bite ko telefone yawe yananiye nahereye kare muhamagara. Ariko Dudu wamaye amahoro nkabanza nkatuza nkanamenya ukuri kubikuvugwa. Ako Chérie ubwo si bivugwa ni ibiki? Kugeza nawe utakwitaba telefone yanjye uzi na gahunda twari dufitanye. Gusa akanya birengagije ko nari nabwiye mu rugo kuzaza kubasura. Ibyo bubyihoreye. N'indi communication yose igendanye n'iby'ubukwe yigendemo gake, right? Ukumamagaye ndi mu kazi turasubira. Allô?
Dudu ntabwo ari umukobwa wo kubaka. Dudu ni indaya. Wiriwe bahano. Mwiriweho. Yego. Amahoro. Yego narinje kureba niba Kagabo hari gahunda twari dufitanye. Gahunda? Kuva ryari se mugirana gahunda? Ariko mbere nawe wagiye ureka. Narinzi ko muhora mushwana. Ariko mbere nawe wagiye ureka konsesa. Erega narakire nanjye agakiza. Ndakizwa rwose ahubwo mbwira niba aho yagiye ndebe niba nahamusanga rwose tukagana. Ntawe hari pe rigiye mu masengesho. Reka nari nkeneye ko yansiga amavuta. Ariko mbere nawe asigaye uri mwiza cyane bikabije wagira ngo ni wa mukobwa wa Claudine asigaye kwitaho cyane. None se wowe uyu ndebye ubona hari icyo nahindutse. Muri quartier abagabo bose rwose muri herera abandi basigaye bavugisha byinshi ngo ni we cyuki gisigaye muri quartier sinzi ukuntu nakubuye. Ariko se koko kinyanye bwirira. Ubu warakijijwe pe neza wakiriye agakiza. Jewe sinzi ukuntu nabigusobanura. Reka nanjye nkone kujya mu ijoro. Ndi kujya mu ijoro rwose ubu ngubu aho bumbwira aho yagiye. Musange rwose nkomeze kwenjoyinga agakiza ndebe ukuntu tuhimbaza Imana hamwe. Tukareba ukuntu twazagirayo twese. Imana yatugiriye neza. Iminsi ntakoza Shiri kunyirigita wezi ko naribagiye ko ugira ubukire gitwa basi gira buki oye ngaho ndagira buhoro basi chape usko nabaye njajwa I love it. I have to see you smiling, happy, just like that. Thank you, love. Just like the way you look like right like now. This? Yeah. Ariko shiri Shiri nta kintu kinshimisha nko kukongera kubona useka. Neruka kubona useka kera cyane ariko. Ako se shiri ubundi umbabariza iki byose wowe bitera. Biriya byararangiye rega ntuzongere no kubitekereza biriya byararangiye ubyibagirwe ubu turi mu yindi si yacu yindi shyashya. Yes ya Mustafa nari bonyine kwisi nta wundi muntu n'umwe uhari ari jewe nawe gusa Mustafa Nadine abantu babiri. Oh. And I'm going to do that. Bebe uri kukora ubishaka nawe. Ariko ntabwo ndimo gukira igiti sinabiretse kariya ko nakubishaka nabishaka ku ruhande. Ubu njye nabikubwiye neza ndakubwira nti ubu ngubu turi mu isezerano rishya. Ndakubaza nyine ryanditswe nande sho. Isezerano ryanditswe na Mustafa. Shasho uzi ko ibi bintu disi nari mbikumbuye nabirukaga kera tubyara keza. Ubu ngubu rero uri buvuka ntabwo nzi ko tuza kuza kumwita n'ukuri. Niba turi bumwitende kuko ahangaha ho igihe ni iki ngiki. Igihe mugore uherewe. Sheri ubu nta kintu kindi ngomba kugukorera uretse kukwitaho nkagukorera ibintu byose wowe wenyine. Merci chérie. Inshingano zanjye zose nkazikora neza urabyumva kandi kugira ngo urabizi ko ngukunda sibyo? Nawe ndabikunda. Kaza nagwanakorera. Wow. Do you see?
kera ukintereta uribuka cyagiye tujya ku Gisenyi show uzi ko nta n'isazi yandebaga ubu rero ninagukandagiyeho gukiza gitinyereje kubera ibintu ngiye kugukorera uzagera igihe nawe ubwawe umirwe. I'm telling you. Take 5 love. You know me. Nubizi iyo nabishatse kubikora. Ubundi sinzi ikibitera kutabikora. Kandi ubu uri perfect. Buriya ari satani, buriya hari ukuntu ibintu biza bigashaka kwangiriza abantu. N'abantu kandi buriya abantu bakunda kuvuga cyane, sibyo? Ni ukubirinda tukikorera ibyacu. Tukikumira mu gasi kacu. Nzishiri. Wisho. Ko ikintu utekereza buriya. Umva utarambiwe hano hantu ugenda ubona harambiwe. Bebe. Icyo ushaka cyose turagikora, sibyo? Ushaka ko tugenda tukajya handi hatari hano mu rugo cyangwa? Reka nzi nko kubwira shede. Okay. Ufite amatsiko nta kibazo utekereza? Ngaho hambwire basi. Gerageza. Hambwire. Let me show you. Uratekereje cyangwa? I think I have an idea. You don't have any idea. Really? Show me, babe. Ese babe. Hari nibagiwe kubaza ko wahinduye nimero de telefone yawe. Oh, chérie. Rero hari nk'igihe umuntu arambirwa telefone, nimero de telefone umuntu ukumva wayirambiwe, hakaba noneho n'igihe uyihindura kubera ko udashaka ko abantu bagutesha umutwe, sirtu nkanjye none ubu ngubu ikintu cyo nshaka. I just want my time and you. Me and you only. Twebwe babiri. Nta bya bindi biki ubu ngubu ifitwe nabo ku kazi, ikagirwa nawe. Abandi bantu bandi banyagiriza umwanya ntabwo mbakeneye. You know that, honey. Babe, yeah. Can I trust you? Trust me. Real? Yes. Okay. I'm just there for you. You only. No one else. Let's go. Let's go, honey. No, babe, you couldn't. Can you please stop? Babe.